Rimwe na rimwe hari igihe usanga umukobwa akundana n'abasore babiri ariko akaba yarabuze amahitamo yo kuvuga uti uyu nguyu niwe wanjye. Rimwe na rimwe ugasanga yaheze mu mayira abiri abura uwahitamo. Uyu munsi rero ngiye kukwereka ibintu bizagufasha guhitamo neza hagati y'abasore babiri ugukunda ugahitamo, cyangwa se muri abo basore babiri bagukunda ugahitamo wowe wakunda. Wakoze uti se ni gute? Banza ukande subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona buri kiganiro ducishije kuri uno muyoboro. Ikintu cya mbere rero cyagufasha mu gutuma uhitamo umusore mwiza muri abo babiri, gisha inama abantu wizeye. Rimwe na rimwe ushobora kugisha inama ababyeyi bawe, ukagisha inama inshuti yawe wizeye, cyangwa se umuntu mukuru muri karitsiye umenyera ibintu by'urukundo, cyangwa se ukareba umuntu w'umusaza. Aho ngaho azagufasha mu gutuma uhitamo umusore wavamo umugabo mwiza. Hari igihe usanga umusore afite imico igiye itandukanye, rero mu gihe ari babiri uhitamo ukareba ukavuga uti uyu nguyu dushobora kuzihanganirana. Ariko igihe cyose utarabaza aba bantu bishobora kuzagucanga bose ukabakunda, kandi nta mukobwa umwe ushaka abagabo babiri, nta n'umwe uraba ku isi wigeze ukora ibyo bintu. Ikintu cya kabiri rero kizagufasha mu gutuma uhitamo uwo muzubakana urugo, tekereza uko wabana na buri wese mu gihe kiri imbere yanyu. Reba ushaka kuba n'urugero, dufashe urugero nko ku mazina Eric na Eliya. Ukavuga uti Eric akunze gukora ibi ngibi, aka kazi ke ni aka ngaka, afite intumbero izi ngizi. Eliya we afite izi ntumbero, mbese ugasanga buri umwe afite intumbero runaka. Wowe rero ukavuga uti ese uyu nguyu nitubana imico yiwe, ukuntu akunda akazi, ese azamfata neza, bizagenda ute? Aho ngaho bikagufasha mu gutuma umenya, cyangwa se ukabarasinga ukavuga uti uyu muntu ngiye dushobora kuzabana tukubakana urugo, mba mbona yitonda, uyu nguyu ntitwabana kubera ibi n'ibi. Byose ukabanza ukabireba ukavuga uti ngiye nzajyana n'uyu nguyu. Ibyo ngibyo bizagufasha. Ikintu cya gatatu rero kizagufasha mu guhitamo neza uwo muzarushinga muri abo basore babiri, gereranya uko ujya ubiyumvamo buri wese ukwe. Hari igihe wenda ni urugero nko Eric uba usanga utamwiyumvamo neza bitewe n'ibintu runaka, rimwe na rimwe ugasanga ntuba umukunda cyane. Wowe urareba ukavuga uti uyu muntu bigenze gutya na gutya, njyewe nguyu twabana, ariko uyu nguyu we ntitwabana bitewe n'izi mpamvu izi n'izi. Rero gereranya uko bose ubiyumvamo, urebe uwo mwazashobokana, urebe ese uyu muntu nimukorera ikosa azanyihanganira. Ibyo ngibyo nyine byose ugereranye, urebe uvuga uti uyu muntu njye nawe byazagenda neza. Ikintu cya gatatu kizagufasha mu guhitamo neza hagati y'abasore babiri, ukarebamo umwe w'umuzabana, kandi igihe bose bagukunda, tekereza ku buryo bakwibonamo. Rimwe na rimwe hari gusanga umusore aba adashaka kuguha umwanya, rimwe na rimwe ugasanga we akuzanira amafaranga, ndetse ugasanga hari uba uguha umwanya, mbese akwitaho muri buri kimwe ndetse anaguha umwanya. Ureba uvuga uti uyu muntu w'umwanya si we nabana nawe, cyangwa se ureba uti uyu muntu ukunze kumpa amafaranga ariko akaba atanyitaho, uyu nguyu we urugo rwacu ntirwaba ari rwa rugo usanga umuntu nta rukundo ruri mu nzu, ahubwo usanga amafaranga yararose urukundo. Ukareba ukavuga uti njye ndijyanira n'uyu nguyu, ubu nkunda, mbese wumva ko twahorana. Rero guhitamo neza, ndetse ukanareba ukavuga uti uyu muntu uburyo anyitaho, cyangwa se uburyo anyibonamo byamfasha, ndetse urugo rwacu rukazaba urugo rukomeye. Aho ngaho bigufasha mu gutuma ureba uwo mwarushingana. Ikintu cya gatanu kizagufasha mu guhitamo neza, reba kandi wite ku kintu kibi kuri buri wese. Rimwe na rimwe hari gusanga umuntu afite imico, reba imyiza urebe n'imibi. Rero uvuga uti uyu muntu nitubana iyi mico ye nzayihanganira. Ubanze utekereze kabiri, mbese ubu bose
kuko muba mwarakundanye kandi unabagenzura ureba imico yabo, bizagufasha mu gutuma uhitamo neza. Igihe rero urebye ukareba ukavuga uti uyu muntu igihe yagize umujinya ashobora kugukubita, uyu muntu igihe yagize umujinya ashobora kunganiza, wowe ugenda ureba uvuga uti ikibi cye ni ikihe, urebe ibibi aho birutanira, uvuga uti nzihanganira iki kibi. Ikintu cya gatandatu kizagufasha guhitamo neza, ita ku byiza bya buri wese. Rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu yaranditse amateka mabi muri karitsiye, undi ugasanga yanditse amateka meza ariko bose bagukunda ariko bakaba batarabikwereka, ariko we genzura neza uvuga uti uyu muntu muri karitsiye bamufata neza cyangwa bamufata nk'igisambo cyangwa se bamufata nk'umuntu udashobotse, uyu usafatwa nk'ushobotse. Bose ugenda ureba ibyiza ndetse n'ibibi uvuga uti uyu muntu nge ndebye ibyiza bye nshobora kujyana nawe kuko urugo rwacu rwazaba ari rwa rugo rwishimye. Aho ngaho bizagufasha. Ikintu cya karindwi kizagufasha guhitamo neza hagati y'abasore babiri ukareba umwe mukundana, fata umwanya uhagije wo kuba uri wenyine ukora meditasiyo ureba mbese muri abo basore babiri rero uvuga uti uyu nguyu nge nawe bizagenda neza. Nyine iyo ufashe akanya ukitekerezaho ukareba ukavuga uti ese ubuzima bwanjye buragana he, nisangana nawe uri ubuzima bwacu buzajya he, ese buzajya habi cyangwa ni heza. Ibyo bizagufasha mu gutuma uhitamo uvuga uti ngewe nzasangana nawe uriya, mbese ubanza gutekerezeho igihe uri wenyine. Ikintu cya munani anariyo cya nyuma kizagufasha guhitamo neza, gereranya imico ya buri wese urebe uwo uzihanganira haba mu byiza ndetse n'ibibi. Mu buzima ntihaburamo ibyiza ndetse ntihabura n'ibibi, ariko urareba ukavuga uti uyu muntu yageze mu bibi amera uti, ese uyu muntu ibyiza akora ni ibihe, ibibi akora ni ibihe. Uravuga uti uyu nguyu arusha uyu nguyu bitewe n'ukuntu mbabona. Rero ibyo ngibyo nizo twabateguriye. Wewe genzura neza urebe uvuga uti uyu musore nge nawe niturushinga bizagenda neza, ese imico nge nzayihanganira. Byose bisaba kubanza kwicara ukabitegura ukavuga uti nge nzasangana nawe uriya kuko namenye imico ye. Ibyo ngibyo bizagufasha. Uyu munsi nibyo nabateguriye, ariko ushobora kuba warugeze kuri uno munota utarakanda subscribe, ndagushishikariza gukanda subscribe kandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro bicisha kuri uno muyoboro.